barumirwa. Ese indivuye he amezi 2 ko aheruka hano ari umukobwa afite mu nda 0 indivuye bankire muri ecography umuzungu ibyuya biramanuka. Jesus Christ. Avuga ngo umwana w'umukobwa afite ikintu mu nda ye kuvaho mbereye dogiteri. Ntabwo ndakibona. Wari utwite icyo giseke iyo myaka yose y'ubuzima kandi nago cyagaragaraga. Ari no cyakubuzaga kujya mu mihango kugeza ku myaka 21. Baragenda bakinteruramo bagishyira ku kintu kimeze nk'igisahano ukuntu bagihagarikaho. Barahamagarana icyo giseke. Masenge kubera ko yarazi icyo yakoze ahita nkubita intoki ibiryo nari nangiye gufata bigwa hehe mu isahane papa agiye kuriramo. Noneho rero papa ibiryo yabiriye kwa 5 saa 7 ku cyumweru saa 9 arapfa. Yareba ikiso Bamugejeje Kabgayi basanga ngo inyama zo mu nda zamaze gushya. Mushiki we yaraje arashyingura nabo bashiki be bandi kandi bari babigiyemo inama kandi muri bo rumva bamwe banasenga baba mu nzu y'Imana arabadiakoni. Mama asigaraho yiranguza kagashira kagize gute gasigaye iminota nk'ingahe nari mvuye kwa marene wanje nje nsanga mama arimo gukamba ku musambi arimo gushima inago z'umusambi ruhande rw'intebe muri saro ari gutaka arambwira ati mwana wanje nabwo nzi byo runaka mpaye ati mwana wanje munda haranyishe mama atangira munda haranyishe buracya tangirana na diare ibintu bibi biteye ubwoba narebaga ndi umwana andi masenge yashoboraga kumbwira ngo ndakwanze n'igivamo ndagukunze. Yagiraga gutyo akamerika kangirira nabi akamuhotera ibintu byinshi himo nibyo ntabasha kuvuga biteye ubwoba. Nkakubitirwa no mu mazi. Mu mazi guteze akabona bakubita bagafunga agatiyo gasohora amazi muri dushe amazi akajyamo noneho nkakubitirwamo bayavutsutsemo. Inkoni yaryana cyane cyangwa bituma utabyimba. Iryana cyane uri mu mazi kandi noneho uvuyemo nago agaragaza aho bagukubise. Ubwo twabaga twicaye aho iruhande rw'inkona aho batetse kaba barimo kuvuga ngo ubundi ngo iki ngiki cyavuye warya ngo mama yagitoraguye mu mashashi Nyabugogo kwirimbi habaye ntambara n'umuturage wa Kagitarama yakubwira. Habaye ntambara kugera ubwo mbese urumva iwabo wa mama babo babonaga ibibaye bari bazi urupfu apfuye bamaze gukanguka bamaze kureba. None baravuga bati abana nago twaba bahabara abantu n'impyisi bazabica. Umwana agiye ngewe nsigarana na pasiteri nsigaranye na pasiteri atangira kunkabakaba muri mu masengesho turi mu masengesho y'iminsi 2 atangira kunkabakaba kandi umupasiteri w'umusaza rwose abana be b'imfura barandutaga kure ariko urumva nge mugisha inama nari mbonye regre ndamwire niba ari umusima ari mu gikono nyishe rumva naye nagiye gusura muri umunange nkiba ibutare. Noneho arangije arambwira uko bigenda nyere kuko nitegura nabyongeye kugaruka. No ngo umukobwa ashaka kujya mu mihango bwa mbere bagataho muroga bikaba ntibyongere kugaruka. Babaho rwose. Nese yakoze ibiki bya hari nabo baroga kuva burundu agahora ava. Hanyuma rero icyo gihe nyogosenge yakoze iki kwanga gutwarira imihango. Ngo nyogosenge yishe nyoko. Nawe arankurikirana kubera ko yaraza amakuru. Hari n'ibindi amahembe yaragiye kunyica ndi hari rusatira baramvuza. Najyaga mbona inzoka aho ndyamye ibintu byinshi biteye ubwoba. Umukora hamagara uwumva ijwi rye wese niyitabe. Tunezerwe twishime tuyihimbaze kuko ukwe bw'umwana w'intama busohoye umugeni wakaba yiteguye. Ndashaka ko twinjira mu buhamya tuze kugera nabyari giseke bajye kukizana
nzimwire mu nzu banzanire igiseke uziye kumbwira ko ari nk'icyo ngicyo. urumva wakijijwe ndavunagura ryari wakijijwe uti kandi Tugiye nkubwira ko guhera nabanje kubakura natinze kugira gute kumenya Imana. Hanyuma mu gutinda kumenya Imana rero hanyuzemo ibintu byinshi. Mu gutinda kumenya Imana hanyuzemo ibintu byinshi. Hanyuzemo ubuhamya, njya mbwira abakobwa ngo nibasenge mbere, badasenga mbere barasengera. mbese basenge bataraba abagore. Basenge kugira ngo Imana ibahishurire, bubake n'urugo Imana yagize gute yabahishuriye. Kuko hano hanze iki kirere turimo gikoreramo imbaraga mbi mu buryo bukomeye. Ariko iyo umuntu yikomeje ku Mana, Imana niyo ijya imanuka ikazikanesha bene izo mbaraga, kandi ikanagusobanurira umuntu urimo bene izo mbaraga kugira ngo umuhunge hakiri kare. Rero ubuhamya bwanjye ndabutangirira ku myaka 9 ariko ndavunagura. Ku myaka 9 yanjye y'amavuko urumva nari iwacu kwa papa na mama. Noneho rero bashiki ba papa bari batuye muri uyu mujyi wa Kigali babiri, undi umwe atuye Muhanga. Igihe cyaje kugera rero yuko baza kugera aho ngaho bibuka iwabo aho bavutse. Bamaze kuhibuka baraza kugira ngo babashe kubona amasambu bagombaga kunyura kuri papa, kuko niwe wari wararazwe umutungo wose. Ariko umutungo w'iwabo harimo n'uwo yari yarihahiye we ku giti cye yakoze. Noneho rero baraza baramubwira bati tugabane, baragabana isambu y'iwabo. Bamaze kuyigabana noneho ntibanyurwa naho abahaye, bagashaka na hahandi yagiye yihahira. Ubwo baragabana bamwereka ko birangiye nyine bagabanye. Noneho haciye iminsi baravuga bati kugira ngo twebwe isambu tuyibone neza nuko tugomba kumwica, kandi ari musaza wabo bonse ibere rimwe, ntabwo yari uwo kwa mukase, ntabwo yari uwahe. Nuko bigira inama yo kugira ngo musaza wabo bamwikize, hanyuma isambu bayibone nk'uko bayishaka. Ubwo rero ku myaka yanjye 9 gutya, ariko wa gatanu saa 7 nari ndi kumwe na papa na masenge. Noneho masenge azana ibiryo ategurira papa. None amuteguriye nshaka, papa arambwira ati mwana wanjye urabizi nkunda gusangira nawe, ngwino dusangire. Noneho nkarabye intoki kugira ngo nkore mu biryo papa dusangire. Masenge kubera ko yarazi icyo yakoze ahita nkubita intoki, ibiryo nari nangiye gufata bigwa hehe mu isahane papa agiye kuriramo. Noneho ibiryo bimaze kugwamo, masenge ahita mfata, afata imyenda yanjye amfata ku rutugu ahita njugunya hanze. Avuga ngo inda yabyo umuntu cyari kimaze kurya. Ubwo papa arya ibyo biryo wenyine, masenge yanjugunye hanze. Rero mase wari wariye? Ntabwo nari nariye, nari nshonje. We yari afite icyakurinze? We yari afite icyandinze, ariko yangaga ko biri bumenyekane ko ari we atwishe mfanye na papa. Muri make byari umugambi w'Imana ku buzima bwanjye kugira ngo isambe nicaye aha ngaha mbwira abantu gukomera kw'Imana. Ariko bibanza nyogose yari gukundaga nibuze. Ako se umuntu hanze musaza we arakunda. Ese yakunda uwabyaye? Mwisenge neza. Noneho rero papa ibyo yabiriye ku wa gatanu saa 7, ku cyumweru saa 9 arapfa. Yareba ikiso? Bamugejeje Kabgayi basanga ngo inyama zo mu nda zamaze gushya. Yareba iki nyine ku isahani? Ni ibiryo by'amakaroni, n'ifi n'amashaza. Ibiryo byiza biryoshye birimo ifiriti. Noneho uri umwana wo mu cyaro nyine kugira ngo byongeye nge sinaryaga inyama, papa yajyaga amahira amafi. Noneho kubona rero agiye kurya ifi ntariyeho, anjugunya hanze. Masenge nyine yereka papa twahoze turya inda yabyo. Ko rero papa arapfa. Papa
papa amaze gupfa tuvuye kumushyingura ndabyibuka umusaza wanjye niwe wamushyinguye. Mama wawe aho yariye yarahamubwe ngeze sinabirebaga nanjye nari mpari. na mushiki waje gukingura se? Mushiki we yaraje arashyingura n'abo bashiki be bandi kandi bari babigiyemo inama kandi muri bo urumva bamwe banasenga baba mu nzu y'Imana ari abadiyakoni hano ku rusengero rwa ADEPR hano muri uyu mujyi nyine. noneho rero bamaze kubikora tugeze mu rugo ba musaza wanjye nkura rwobo narabirebagura abona umwana w'imyaka 9 abaza ubwenge ikintu cyose. Isambu natangiye mbivuga udahari. Urumva bo baje gushaka mu mujyi wa Kigali iwabo hakennye noneho bihakana iwabo bageze Kigali iyo bazaga gusabwa urumva barishingiye noneho baza gukoresha ibirori byo gusabwa no kujya muri komine kera niko babyitaga. Hari umukire rero wari umubyara wa papa yaratuye haruguru yo mu rugo yari yarubatse inzu nziza ari umukire cyane. Rero ibirori niho babijyanaga akaba ariho basabirwa akaba ariho n'urwo rukiko bavuyemo bacyura ibirori ntibajye iwabo kuko iwabo hasa nabi. None iwabo bapfana umubabaro urumva niyo makuru njyewe nagiye menya ngenda nkura ku bantu bakuru nkanababaze se iwabo kwa nyogokuru byara papa haba harabaga uburozi se byagenze bite bura burozi bwavuye he? Nibwo naje kubasha kumenya rero amakuru yose uko yagenze hatuyavugeho. Noneho rero urumva bo baje guhindukira nyuma yuko jenoside irangiye bamwe nyine hari uko byagiye bigenda none ko iwabo hahari kandi bahagurisha bakagira ibyo bongera kwiyungura. Icyo gihe hari muri 1999 noneho nibwo baje babwira papa ati tugabane. Papa arabemerera baragabana ariko bagombaga kugabana umutungo w'iwabo hatarimo aho we yihahiye. Noneho baragabana bararinganiza babona aho bashakaga siho babonye. Noneho barahindukira baravuga bati kugira ngo tuhabone neza nuko tumwica uriya mugore we tuzanamwirukana mu mutungo w'iwacu. Noneho papa nibwo urumva bamuhaye ubwo burozi baramwica. Noneho bamaze kumwica tuvuye ku irimbi ni ibintu bizwi rwose hariya bizwi cyane. Noneho baravuga ngo turagenda tugabanya. Abaturage bati niduheruka kubagabanya murongera mugabane iki? Bati hoya aho twahawe nago tuhishimiye turongera tugabane. Noneho mama arabahagurukana aba bani bambara byanga. Amaze kubyanga baramurega bivamo intambara amezi 2 mama nawe baramukurikije papa. Mama we bamwishe urupfu rubi. Yaryaga atekana azi ko umugabo yariye. Nukuvuga ngo iwacu habaga umupagasi wo ku Kibuye wahingiraga amafaranga mu rugo anaba mu rugo binabo ndabazi. Hanyuma rero akavuka ahantu naje kumva ngo hitwa muri Gishyita muri Kibuye. Muri Gishyita rero ise ngo ubanza yari umupfumu. Noneho uwo mupagasi niwe bakoresheje ni muri Kibuye muri Kibuye hari cyangwa muri Rutsiro ushaka kubiri muri Rutsiro y'uyu munsi kuko hari sinzi Gishyita ariko ubanza yabigana za Nyamasheke hari warenze za Nyamisha bukomeje sinzi ariko Gishyita ndayumva nyine gutyo. Noneho ubwo baramutuma niwe wabashakiye uburozi bicishije papa kuko ubusanzwe ntabwo bari bafite. Niwe wabuzanye umukozi w'wanyu niwe wishe papa na mama. Niwe wabuzanye. Noneho abuha bamasenge ubwa mbere babwigaburirira papa maze gupfa kuko mama atari bubikeke ko ari uwo mugabo wabikoze banamuhimba n'izina nyine ry'uko afite umutungo ubu ngubu mu mutungo w'iwacu twebwe tudafite aho kurambika umusaya baramugororeye. Noneho rero arangije noneho baramutuma kuri mama kuko mama atarazi ibyo ari byo urumva yaragihinga mu rugo. Mama rero basangira ubushera iwabo bamutuye iwabo wa mama
bamutuye, abandi bantu baraza baranywa, we none haza nyuma avuye iyo ngiyo mu mirima, araza asanga mama afite ubushera yarari kunywaho n'undi mubyeyi. Noneho uwo mubyeyi aragenda busizemo, mama yongeramo aramuzanira, aranywa, baganira gutyo. Noneho sinzi ukuntu mama yibutse inkono atetse, agiye gukoranya hasigayemo agashera gake basangiraga, bimwe bya kera basangiraga ku muye. Noneho mama agiye gukoranya, agarutse uwo mugabo ahita aramusezera, aramubwira ngo yewe ngo reka mbe ngiye rero, ngo hari umuntu ngo wari wambwiye ngo mutundire umucanga ngo kigoroba, ngo reka njye kumurira ngo tuvugane, ngo ndumva naniwe nzawutunde ejo. Noneho mama asigaraho yiranguza ka gashira kagize gute gasigayemo. Iminota nk'ingahe nari mvuye kwa marene wanjye, nje nsanga mama arimo gukambakamba ku musambi, arimo gushima inago z'umusambi iruhande rw'intebe muri saro, ari gutaka, arambwira ati mwana wanjye ntabwo nzi ibyo runaka mpaye, ati mwana wanjye munda haranyishe. Mama atangira munda haranyishe, buracya atangirana na diare, ibintu bibi biteye ubwoba, narebaga ndi umwana. Mama kugenda biramunanira, mama ibintu birakomera, kugera ubwo urumva nafashe urugendo ndi umwana, njye iwabo wa mama ni Kabgayi aho bita Igihuma, hari abari gushyira inganda. Njya kureba nyogokuru na basaza ba mama, baza kuza kumutwara, baramujyana baramuvuza Kabgayi birananirana, banga kumusubiza mu rugo, bamujyana mu rugo iwabo, baramurwaza bakamugarura Kabgayi, buri munsi bamuheka n'ingobyi, mbese nk'igihe kingana nk'ukwezi n'igice cyangwa 2 hafi aho. Mama nawe abagize gute, arapfuye. Kandi nawe ageze Kabgayi bavuze ryarindi bavuze kuri papa ngo inyama zo mu nda zahiye. N'urwo rupfu ababyeyi banjye bagize gute, bapfuye. Hanyuma rero mama tuvuye kumushyingura, papa twamushyinguye kuri rarimbi rya hari iwacu, mama we twamushyinguye ku irimbi ry'Igihuma. Kwirimbi habaye intambara, n'umuturage wa Kagitarama yakubwira. Habaye intambara kugera ubwo mbese urumva iwabo wa mama babo babonaga ibibaye, bari bazi urupfu apfuye, bamaze gukanguka, bamaze kureba. None baravuga bati abana nago twaba bahabara abantu n'impyisi bazabica. Noneho ubwo kwirimbi, noneho bamasenge bakavuga abana nabacu rero, itabaro rirangiriye hano, ubwo ab'Igihuma mutahe, abana turabacyuye. Ab'Igihuma wabo wa mama nabo bati abana nabacu, abana mwabanze kuva mbere, mubera bezi se, mumutesha umutwe, nyina mumutesha umutwe, urupfu rwase twararebaga ibyo mwakoraga, abana ntabo tuba. Haba intambara rero, bamwe bagakurura abandi bagakurura, mbese bibi intambara ikomeye. Ariko bigera aho ngaho, urumva umuryango wa papa ugira gute, uratsinda. Abari bo batuzana, bamaze kutuzana tujya ku ivuko. Noneho bampa inkurarwobo, akantu kari aho nyine gutyo. Barangije bamaze kumpa inkurarwobo, baragabana, bahita bavuga ngo turava ahangaha tugabanye. Noneho bahise birara muri ya sambu, badusigiye akantu kangana urwara gakorotiriye inzu. Ubwo karimo n'akakantu k'inkurarwobo bampaye. Hanyuma barahagabana, bamaze kugabana, ubwo ako kanya masenge umwe yanzanye ku Kigali ku Kimisagara, na musaza wanjye ndetse uwo nguwo nkurikira, turaza tujya ku ikosi hano Kimisagara. Ibintu byinshi bibi biteye ubwoba, naje kuhava bikomeye. Andi masenge yashoboraga kumbwira ngo ndakwanze n'igivamo ndagukunze. Rimwe yasanze mubyara wanjye yamiritse mu cyobo hasi kirimo amabuye, aho mubyara wanjye mukuru w'imfura ye yari yarashijije yubaka inzu, none amabuye yubakishije asigara maho munsi. Noneho mu gusigara wa wundi turi hejuru kwa tante amerika muri cya kigunguzi. Noneho nguyemo ndakomereka, nza ndi kuva, mfite akantu hano abantu bakunda kumbona karahari gutya. Cyari igisebe rero kinini, ariko uko imyaka ishira ari myinshi karegerana.
noneho mvamo urumva ndi kuva n'ukuguru ndi gucumbagurika ndavunitse. Noneho hakaba hari mubyara wanjye wundi ariko wari umwana mwiza turuka kwa masenge wundi w'Igitarama. Noneho akubita ikigumi wa mubyara wanjye, urumva yari umuhungu mukuru na muremure, yagiraga n'imico mibi ku buryo bari baramuhimbye izina rya Gasiha. Noneho amukubita ikigumi ati uyu mwana umuhiritsemo hari yari ikimure gupfa. Ubwo twabaga twicaye aho iruhande rw'inkono aho batetse, kaba barimo kuvuga ngo ubundi ngo iki ngiki cyavuye, warya ngo mama yagitoraguye mu mashashi Nyabugogo. Ubundi bakampimba amazina Birenge, iki kubera iki nagenzaga ibirenge. Ubwo bari barantangije mu mujyi kurepa ariho niga, nkava mu Kimisagara n'ibirenge nkajya kwiga kurepa mu mujyi n'ibirenge. Ubwo mfite n'indi nkovu ku kuguru, igicupa cyanyiciye muri Mpazi ndimo njya kwiga ngera kurepa ikirenge cyabyimbye. Ababikira bo muri Gatagara, hari ikigo cyari gishamitse muri Gatagara, nibo bamfashije bangurira Kamambiriza Umoja, banyitaho kuguru kuza gukira. Ba muri ubwo buzima. Hanyuma tate mbere yacuruzaga mu mujyi aza guhomba, sinzi ukuntu byagenze. None akajya yarwaye indwara ukuntu biba ngombwa ko aguma mu rugo. None ari mu rugo akajya akora bajiya rero z'amashaza. Bajiya na bwende bupfe na korokete bitandukanye. Bajiya ziba ari amashaza n'imyumbati bivanze. Krokete na bwende bupfe. Krokete nizo bwende bupfe. Oya krokete, hari krokete dukora mu gisirimu z'ibirayi. Oya zimwe za kera, zimwe iza kera rero z'imyumbati bakuba nizo bwende bupfe. Ndabizi n'ibishambusha by'inyabisindu. Ndabasuhuje abantu babikunda n'abantu babikora Imuhanga byazamuye. Ndabasuhuje ibishambusha birimo amashu. Ntabwo bikibaho. Ntabwo bikibaho. Biracyaba Imuhanga? Biracyaba hamwe na hamwe. Cyanzi n'Urugarama zaharya. Hari ahantu twatabaye Gatenze ejo bundi turabibona. Guse kagura ngahe so? Ni binini nyine basigaye kimwe bakigurisha senkani. Ari cyamashu. Nijana cyamashu. Imyumbati kibumbiyemo amashu. Noneho rero Kigali nabatangiye kuhakorera. Kigali rero urumva bajiya z'amashaza twabaga tubumbabumbye. Abantu ba Kimisagara barazizi cyane. Narazicuruje hari ku isoko ku Ntaraga. Nzizi n'inyabisinde rega. Ku isoko ku Ntaraga rero nkazijyana nimugoroba mvuye ku ishuri. Noneho hakaba abana benshi, imbobo nyinshi zikanondaho umurongo, hakaba abagura, hakaba n'abahereza b'inyuma, mbese bakankuba amashusho bakanyiba. Noneho ubwo naza gutanga asanga nahombye 50. Baje yabaga igura 10 n'uduto twa 5. Noneho nkasanga nahombye 50, nkakubitirwa no mu mazi. Mu mazi guteze ariko bana bakubita bagafunga agatiyo gasohora amazi muri dushe, amazi akajyamo, noneho nkakubitirwamo bayasutsemo. Inkoni iraryana cyane cyangwa bituma utabyimba? Iryana cyane uri mu mazi, kandi noneho uvuyemo ntago wagaragaza aho bagukubise. Ibyo rero yicara babaza we. Noneho rero urumva naje kugera aho, ariko urumva wa mugoroba ngwa mu cyobo mo hasi, masenge yarareba ibyabaye byose, yari munsi y'inzu hirya kuri saro yaje tutabizi. Noneho ababazwa nuko uwo mubyara wanjye akubise umwana w'ikigumi, kandi byose yabireba uko byagenze. Mbese ntiyakabaye akubitwa, ngewe nta kintu byari bivuze niyo napfa. Noneho rero araza ngo ahita abwira uwo mubyara ngo ariko runa ngo cyakora ndabona aho ntari mwabasha kunderera ngo amukubitiye umwana. Noneho arangije umubyara wanjye wundi urumva ahita aramubwira ati rega runaka yarahiritse undi mwana mu mugunguzi, se nari kumurera. Noneho masenge ahita amfata kwamirika nk'iyi ngo ubundi se ngo wari uzi ko ndakwanze igivamo ndagukunze. Iryo jambo riranzunguza, haza kwikubitaho guhomba baji y'umugoroba umwe, mbona noneho bari bunyice.
kandi noneho uwo iyo nkozi y'ibibi yageraga gutyo akamirika akangirira nabi akamuhotera ibintu byinshi harimo n'ibyo ntabasha kuvuga biteye ubwoba. Yajyaga yiba n'inyama kandi etajeri ari ndende, isafuriya izasigaye bayimanitse nk'ara hejuru kandi ntazirya. Noneho akaziba, yamara kuziba akavuga ngo ngiye mvuga ko ntarya inyama, ngo yambonye nuriye etajeri ngo nagiye kurya inyama. Ubwo urumva bashyushya bagacanira amazi. Tante urumva arazaga agatavuga ati mucanira amazi, nzanye ifu y'ubugari dushyushye ya sosi niyo turarira. Bagasonga ubugari. Noneho ubwo uwo mubyara wacu hari kwa nyina wabo yajya gusohora isafuriya y'isosi yashyira ku muriro bigahita binuka kubera intoki ziriwe zikoramo zishaburamo inyama byamaze kubira. Noneho ubwo bagasanga inyama ntazikirimo, ubwo hagakubitwa ngewe inyama nagize gute naziriye kandi nazirya. Noneho hari nubwo batekaga iz'umuranzi, urumva nkagomba guhunga, nahunga nabyo nkakubitwa kuko n'izisanzwe zaranukiraga n'ibikombe by'amata kubyoza byabaga ari ikibazo. Noneho nkakubitwa ntaziriye. Rero nibwo umubabaro waje kundenga, urumva muri bwa bwana bwanjye mfata umwanzuro mubi ukomeye. Ari nimugoroba urumva nagize nahombye bagiya, ndaza ntereka indobo masenge ndabungana amafaranga ngaya, ariko mu gihe atarayabara ntitaye ko nayo nambaye igipira gicitse mu ntugu cy'umukara ndabyibuka, n'ijipo y'ubudomo bw'umukara n'umweru, nta mwenda wo kwifubika na kimwe, na bya birenge byanjye mpita n'ubundi nsubiza yo kuntaraga. kandi ubwo kuntaraga nari ntaraharenga, ruguru hakurikiraho ntaho narinze, usibye kumva ngo kwa mutwe, nkumva ngo Nyamirambo, nkumva ko gusa ukomeje abagiye Nyamirambo. Noneho rero ubwo nahise mfata umwanzuro nkomeza ya nzira yo kuntaraga, ndakomeza ndagenda ngera za Nyamirambo. Umukecuru nawe witwa Bibi wari aho ngaho i Nyamirambo abonye ngenda mu gicuku nijoro, nawe yacuruzaga baji yarimo yanura, ati se wa mwana uravayo ukajya he? Ndimo ndashaka akazi ko kurera abana, se nawe wandangira akazi ko kurera abana? Numvaga ariko nshoboye, nari maze kugira imyaka 12. Noneho arambwira ati se urarara hehe, wenda wazagashaka ejo ku manywa. Arangije arambwira ngo reka ajye kuncumbikira. Kumbi ni baba bibi bisiti. Umubibi rero turagenda anangamo pasi. Sinzi ko byagenze. Baba bibi bo mu mujyi nyine, ababibi bo mu mujyi nyine biniga. Anangamo pasi. Kubiga bose Ibihungu bibiri biranjyana aho hantu naraye. Niyo mpageze ndahibuka, nakwibuka ukuntu Imana yandengeye, nkaramburira Imana amaboko. Hariya mu Rwampara naje gufata igihe cyo kuhitaho, njya kuhareba n'ikiraro narayemo, imvura igwa. Mbese abasore babiri urumva baranyingije, ngira ngo n'abahungu bo mukecuru banyingije mu rupangu ari mu gicuku. Kandi tumanukanye, mbona hari nawe hari ko yinjiye. Noneho banyinjiza mu kantu k'akageto k'akazu. Noneho barangije tugezemo barambwira ngo yambure, ntereka sinjya ndara niyambuye. Barambwira ngo nese ikikuzanye hano nagukizi? Ntacyo nzi. Ngo hano uje gukora fundi guruka. Fundi guruka se niki? Yes. Urumva ngo hano uje gukora fundi guruka. Fundi guruka se niki? Ngo yambure turayikwereka. Ndababwane nago niyambura, ubu murashaka kunsambanya. Ikintu cya mbere natinyaga ni sida, kuko najyaga mbona abantu bishwe na sida Kimisagarari nkabangaye nari nabonye bagenda bacika aho ijisho rivamo, bintu nk'ibyo nkavuga mbona sida ni indwara mbi cyane. Sida yisha abantu benshi itarabonerwa ino miti gabanya. Itarabonerwa imiti. Noneho rero ubwo ndabyanga, maze kubyanga imvura kandi iri kugwa. Barambwira ati hano haba n'ingwe, urahitamo ibintu bibiri, turakujugunya hanze imbwa cyangwa ingwe zikurye no muri iyi mvura, cyangwa urabyemera wiyambure dukore fundi guruka, nicyo bakuduhereye. Bibi twebwe twamuhaye amafaranga. Gusa ukuntu ngura akana k'agakobwa ngo gatoya, ngo kakiri gatoya keza, ngo uragomba kwiyambura. Ndabyanga, maze kubyanga rero banjugunya hanze, baze ngo ndagira ubwoba mpite ninjira. Ngo hari mu gicuku nyine, usibye imbwa zamokaga n'imvura yagwaga.
banjugunye hanze ndagenda ndazamuka ahantu gutyo mu miyenzo ukuntu ndazamuka ndagenda mbona ikiraro imvura itangiye kugabanuka ndagenda ncengera muri icyo kiraro nihengeka ku ruhande aho amazi atarimo kumanukira munsi nyine y'iteme ndagenda mbamo nkajya munyiza noneho nza kumva nyine ibintu bigonga niba ari iki niba ari nyiramuhari niba ari ibibwa byariraga ukuntu ubwoba buranyica ndongera ndomboka mvamo nzamuka ruguru ndagenda mbona ahantu hari akago gakari hakugi k'ibati kadakinze nkasunika buhoro buhoro ndomboka ndagenda nsanga hanze hari akantu k'agakoni bacanamo nako kadakinze njyamo njyamamo buracya bukeye rero ndakomeza ndagenda na bya birenge byanjye buriya kwa hariya mu Kiyovu ahantu haba niba ari minisitire habaga hari abasirikare baharinze narahanyuze n'ibirenge barambaza ngo urajya he uravayo ukajya wa mwana ndi gushaka akazi ko mu rugo none sanga bashakira akazi ngo ngaho komeza uwo muhanda ngo ariko ntucuriye banyereka umuhanda nyuramo ndakomeza ndamanuka naje kugwa hehe kwa bya biraro ku kiraro cyaye hariya cya Kimihurura mbona wa muhanda ugeretse ku wundi bajya bavuga ndaharangarira ndahicara inzara nyine renda kunyica bibaye mu masaa 6 gutyo noneho kugenda birananira nicara kuri kiriya kiraro cya kijya Kimihurura ndahicara aho ngaho rero Imana izana oya namanutse hariya mu Kanogo urumva natungutse nazengurutse irarompuwe noneho hari utuntu abana bakoraga kera urumva narahageze mbona imihanda ibaye myinshi noneho hari umuhanda utambika uzi Gikondo numanuka byumvikana sinari busubire aho mvuye noneho kugira ngo ntekereze umuhanda ndi bunyuremo uri bungerera umumaro nkora n'ikiganza nahangaha cyangwa se nahangaha oya rero hari Imana nibeshya nahangaha urutoki rugwa hehe umuhanda ucurika uriya poirot ndamanuka rero urumva ngezaho kugenda birananira amaguru arandya inzara mbese ndazunga isereri nimbe ndatengurwa none mfatwa no gutengurwa nicaraho aho ngaho rero Imana izana umusamariya dusuza abasamariya bose zana umusamariya mwiza nanone tubyongere mwiza yigendera umudamu usuka ancaho yarasukaga Kimironko nako Kimicanga hariya yaragiye hehe gusuka kuri saro ancaho ari kumwe na murumuna bwese akakana ko kicanga baza kumbaza mwako wicanga ndababwira yewe ndi gushaka akazi ko mu rugo ariko narushye ndashonje ndumva ndwaye ikinuko baramfata baranjyana bamaranya amezi 2 barambwira ati rero noneho dufite iwacu nta bakobwa babayo twavutse twizira mu mujyi hari y'abahungu none reka tukujyana iwacu beyo bazituzana gushyira mu ishuri wige ntacyo bangurira imyenda bangurira inkweto banjyana hehe i Butare i Rusati urugo ndugeramo rero urugo narubayemo menya gutera imigozi kuri ya myaka yanjye ukuntu gutera imigozi bivuna no gutera imyumbati ni ibintu birushya iyo uyicuritse nyine ntimera aho ngaho rero narahabaye ubuzima bwinshi butandukanye bwinshi bukomeye nkatemera inka umutumba inka 8 umushumba yagombaga gucyura natemye imitumba buri nka nayitemeye umutumba mu kirundo cyayo aho irira mu kiriro noneho ndahaba menya kujya inyuma y'abahinzi 4 nkatera intabire y'ibishyimbo bagashyira amasuka hasi nanjye nkize hasi bw'ishuri rirahindutse niga no guhinga kandi wacu narigeze mpinga ubwo ni gukura ubwo niko ndi gukura bya oya ndacyari muri 15 16 15 ushyira 16 gutyo haje umugabo w'ikiragi w'Inyanza afite amafaranga afite amakahu noneho kubera ikivumbuka nari mfite noneho ndi mu rugo rurya habaga ibiryo
nkarya ari nanjye urumva uteka ari nanjye gukamisha baramvugute ba mu muti nywa amata mbese noneho urumva ndabyibuha noneho rero abagabo bawo n'abasore bawo bakabona ndi inkumi yo gushyingirwa aho rero nahavuye bagira bankingira icyo kiragi kandi cyapfushije umugore noneho nibwo nagiye gutera telefone mamagara umukobwa wabo ndababwira ni rero jewe mwangiriye neza murancumbikira ariko maze gukura aho kugira ngo nshake kiragi w'Inyanza jewe ndagira gute ndigendera nibwo urumva abakobwa babo kugira ngo badashwana ni wabo baza kubikora mu iyeri mpava nkugiye mu kandi kazi ariko umukobwa wabo umwe bari baramwimure umugabo we baramwimure ku Kibuye akorera GTZ ari we uwo wangiriye impuhwe noneho rero ahita ambwira aranyobora nyine musanga ku Kibuye ndagenda turabana nkamurerera abana ubwo rya shuri ntaryo nabonye umva igihugu kimaza jira amaguru abantu bavuga ngo uruzerero nta muntu wazerereye kundusha ariko turashima Imana igirangiza intambara y'uruzerero igashyiraho iherezo noneho rero njya ku Kibuye ubwo naho mpigira yandi mashuri baramwimura bamugeza ku Gisenyi ngeze ku Gisenyi haza systeme ya catch-up kwiga uri mukuru urabizi hanyuma nagiye kwiga ndi mukuru ubwo nkiga mu wa kane nigana no mu wa gatanu mbigerekeranyije mpita njya mu wa gatandatu noneho mpita njya kwiga segonderi hehe kuri college Ndashyikirwa mu Rutsiro i Remera kwa Kirizoroge nizeyo hanyuma rero kandi kwiga kwanjye urumva babandi baje kugera bagaruka i Kigali barambwa bati dusubireyo nigiye natangiye ishuri ntabwo ndi bugere gute sindi busubire i Kigali ndaguma mu ishuri uzajya ubahese nzajya ndara ku mabaraza y'amaduka ariko nige bwa mbere nagiye gucumbikirwa n'umupasteri ni umwana twigana ambwira ati wacu tuba mu nzu nini kandi wacu dukunda gufasha abana haba n'abandi bakobwa bahaba biga ngwino nkujyane njye kugusabira iwacu icumbi nta kibazo ubwo urumva igikapu cy'imyenda nari nakizanye ku ishuri bo bamaze kugenda uwo mwana rero mani mumugisha njyana iwabo ndahaba ariko papa wabo akagira amayeri yo kutubwira ati muze dusenge atwigisha gusenga amasengesho y'iminsi 2 ngo twiyirize hanyuma rero ndamukije abapasteri bakora ibi bintu hanyuma agira ngo mbabwire ngo nabo Yesu araje hanyuma hari icyumba cy'amasengesho kibamo imikeka muri iyo nzu rwari uruzu runini ariko rutuzuye nabo bari bacumbikiwemo n'undi muntu noneho muri icyo cyumba rero umunsi umwe jye n'uwo mwana twigana twasenze dusengana ntase ariko dusengesha y'ibiri sinzi ukuntu mama we yamubwiye ati ngwino ngutume imashini urumva yaradodaga imashini zo gutera ku myenda mu mujyi twabagana bita ku majengo noneho umwana agiye ngewe nsigarana na pasteri nsigaranye na pasteri atangira kunkabakaba muri mu masengesho turi mu masengesho y'iminsi 2 atangira kunkabakaba kandi umupasteri w'umusaza rwose abana be b'imfura barandutaga kure bya bintu byapfuye kumbe ariko yarabanje akageza ahisha akantu mu ikote avuye mu ivugabutumwa none wumvuze idini yasengeragamo abantu bo ku Gisenyi bamumenya noneho atwaye nk'akarindazi hehe mu ikote noneho hari ibindi bintu akanzaniye akakamishira kandi afite abana bageze mu 8 nkibazizo muwe pastera ngirira bikanyobera undi munsi akanzanira imineke y'ibitokatoki ni imineke y'intuntu ku Gisenyi barayicuruza akatuzana mu ikote akatuma terega nyine yutari iwanyu ntuburi iwanyu ikinge hariya uturye cyakora nkadusangira na wa mwana waje kunsabira iki icumbi nawe yari uwabo hose cyangwa nawe yari umucumbi yari uwabo ariko akaba yari afite mukuru we yari atakiga agejeje nk'igihe cyo gushyingirwa ariko ari umukobwa mu bugira mutima mubi ku buryo hari ubwo yatekaga twaba tudahari ntadusigira ibiryo noneho rero isenye nakageza n'utuntu two kudukindira nkagira ngo nuko azi ubugome bw'umukobwa we
na nyina. Noneho rero ubwo bifata uko hari ibyo bita ibizogarika rero ku Gisenyi. Ibizogarika inaha bigezweho bari kubicuruza byitwa imbada, inaha babyise imbada. Hanyuma rero ku Gisenyi bo babitekaga babyita ibizogarika. Hano rero akabigenda cye kinzaniye agihishaho. Rero mu kunka bakaba nibwo yaje kumbwira ati rega buriya ndagukunda mba nkwifuza ndikanga. Ndamubwira none se turi mu masengesho none aranga bakaba mpitangira gute ndasohoka njya hanze kugeza ubwo wa mwana yagarutse dusubiranamo kuri uwo mugoroba nyine iyo minsi 2 turanayisoza. Noneho byaje gukomera nyine hakaba n'igihe wenda turyamye urumva nararanaga n'uwo mwana n'ubundi najya kumva nkumva yangezeho mwijoro harimo kunka bakaba Mana ishobora byose nahavuye nasezeye ohunga pastor noneho mbona nabundi buzima ndi bugire. Umudemoni ni mubi kandi iyo tuvuga gutya aba pastor nago tubanga ariko nuko ubundi ntago umudemoni akaba yafata mu pastor ariko ikibazo abatumazeho nuko nguko barahari nabonye byinshi ntiteranya. Noneho urumva nafashe umwanzuro wo kuvuga ati iri shuri naryo sinzaryiga ntafite ahantu ho kubaka nishakira akazi ko mu rugo. Karabaye nisubirira hehe mu kazi ko mu rugo kandi urumva nawe natangiye kwiga. Rero hari ahantu nagiye gukora mu bantu baturuka muri biriya bice bya Bigogwe baba mu mujyi wa Gisenyi ariko ahagana muri Erisede. Ndagenda ndakora nkoze nk'icyumweru mwarimu yarankundaga. Noneho uwo mumama aravuga ngo mushakishe konsole ahantu ari agaruke mu ishuri sinzi ikibazo yaba yaragize. Se hari umwana waba uzanataha baza uwo mwana tese ntago waba uzanagiye ati nukuri yagiye ataduseze sinzi ukuntu yagiye nago nzi ikintu cyamuvanye mu rugo. Hari wamututse se nta muntu n'umwe wamukozeho sinzi uko byagenze. Noneho rero nibwo abana bakomeje kujya bagenda mu mihanda banshakisha. Rimwe rero dukubitana mvuye kuvoma ahantu nakoraga nta mazi bari bafite turakubitana kwari n'urugo rw'umusirikare ariko atahabo nari ntaranamubona. Nuko dukubitanye abanyeshuri bahita bagenda babwira mwarimu ko bambonye. Noneho mwarimu ahita babwira ngo bamuzane. Baramuzanye niwe waje kunyikurira muri urwo rugo aho nkora anjyaniwe mu rugo turabana ariko bwa buzima nyine n'ubundi butoroshye bwa mwarimu wakiriya gihe kandi nawe yigishaga kacapu ntabwo urumva babagari babarimu bahembwa nk'abandi. Umugabo we nawe yarakira umunyeshuri yiga mbese yari situation itoroshye. Turahaba turabana turutwara abana 5 kandi atabyaye mu nda we yari afite 2. Turahaba tukajya kwiga tugataha tukagabagabana imirimo katuganiriza katwigisha ariko ubushobozi bwo kuba wakomeza bwo bwari buke ntago byari gupfa kuvamo. Nza kubona umuterankunga w'umukongomani banaziranye akajya mfasha kamuha 1/2 urumva ntangiye kwiga segonderi akamufasha kamuha 1/2 gutyo nkajya kwiga ubundi muri vacances nkacuruza ibisheke kugira ngo ibiruhuko bizarangire hari utwongize twongeranye nkajya ahantu rero hari ahantu bita kuri brasserie hirya nkajya kurangura y'ibisheke byaba ntabyo nkajya muri buhuru zamutse ruguru mu mujyi wa Gisenyi ruguru njya kurangurayo nyine iyo mineke y'ibitokatoki nkaza nkayijyana hehe Igoma nkajya kuyicuruzayo. Ubwo buzima ni burebure. Ubuzima burebure. Waje gukizwa uti? Gukizwa rero naje kuzuba ku rugo. Subwo nabitarutse naje kuzaza I Kigali kwiga byanze. Njya kwiga guteka ku mushumba mwiza. Mvuyeyo
umushumba mwiza ubwo ni iki? I Remera hari umanuka hasi arano hari ikigo bita urambwiye ngo umanuka hasi uva hujya I Remera urimo kujya nka 12 hari ahantu hari amashuri y'ababikira bigisha guteka, bigisha imyuga yo guteka. N'ubu se baracyabikora? Ndumva hari bakigisha. Urenze hariya kuri cya Mitsingi? Hariya rwose ahantu nize kuko nahigaga mva Niboye. Noneho maze kwiga amezi 6 ninjira noneho mu kazi ko mu rugo nyirizina nzi guteka. Kazi ko mu rugo rero bwa buzima bwose nazengurutsemo nta regre nageraga. Ntabwo wajyaga mu mihango? Kubera iki? Ntabyo nyine narinze. Ukumva nta kibazo ufite ne? None se narinze byari byo no muri internet nyine nabonaga abakobwa bitashije. Vuga ati Imana yarabindinze ibi bintu. Ukumva nishimwe? Nkumva nta kintu bimbwiye. Rero urumva kugeza ku myaka ingahe se? Kugeza muri 19 20 nari hariya Niboye. Umudamu twabanaga arambwira ko kumbitsa amafaranga icyo gihe noneho nari ntangiye inshingano zo kujya menya barumuna banjye batoya b'impanga mu masize bakambakamba. Ako kumbo numbitsa amafaranga ukafata ugiye iwanyu gukemura ibibazo bya barumuna bawe. Ese kutajya unansaba nako taxi se ko ntarabona n'umunsi numwe witashije bigena napo byo ngibyo ngiye Imana yarabindinze. Umudamu ndamusuje Imana mu mugisha atambwa ati nona ambara nushaka no kugana woge ambara tujye kwa muganga. Yari afite ubushobozi yatse imodoka njyana kuri plateau mu mujyi bakore ecography bamuna mu nda ndi normal. Birabacanga uravuga ngo bura ni imisemburo hari nta wamenya. Tagenda aramvuza kwa Nyirinkwaya, aramvuza kwa Claude ku Muhima, aramvuza hari Gasasira, aramvuza biranga babura ikintu na kimwe mu nda yanjye. None se bakagupima gasanga urumuzima ibindi bice? None ko yabagaziranye n'abadokiteri bakomeye ari wa muntu ubyarira Faisal kugeza ubwo nanyohereza nayo aranjyana ajya kumagarikira ecography barayikora mu nda babura ikintu na kimwe bavuga ngo nintegereze regrese zaza. Ngize imyaka 20 gutyo n'umwe nibwo noneho yavuze ati ibi nabyo nago warekeraho jya gushaka transferi ujye Kanombe. Noneho Masaka yari tarafungura njye Kanombe. Ngeze Kanombe nabo barakayakaya biranga hari n'inzobere babona nyine nta gisubizo bavuga ngo nintegereze. Haciye igihe gito bamaze ko mama randevu nka 3 nta kintu bimara nibwo umumama umwe yaraje ansanga ku kazi mpagaze ku irembo ambwa ngo se ko mbona uhagaze nk'ikipe yatsinzwe n'igiti cy'Ibugesera biti bagiye muri konje muri Dubai, bagiye Dubai nabahari ndi ku rugo. Ati rero wipfusha igihe ubusa jewe mpora numva amatwa ko kujyana gusenga ngo no tujye gusenga ndahubwo abamasenge barasengaga barasengaga banyicira papa na mama n'imitungo barari. Ubwo nakuranye igikomere cyo kwanga abantu bitwa barokore. Nayanze se barashyize barayirya? Inzu yo musaza wanjye kugira ngo yubake twaje kuyimwegura nyine turabivugana ukuntu turahamuha kugira ngo abone aho yubaka niho atuye. Yego. Noneho rero ubwiye myaka yose kugeza kuri 21 utarajya gusenga? Abo ku Gisenyi barabagaturika, Rusatira barabagaturika, najyaga kuvumba rimwe na rimwe ariko nabwo rimwe na rimwe nta kintu cy'Imana cyakwentese. Nta kintu cyamfatagaho. Rero bati tugende gusenga no gusenga aho njya niyambariye agakabutura kanjye kagerera nkaha k'ubururu kagacuyu n'agasengeri k'iroze. Ambwa ati tugende ntaho njya tugende ntaho njya. Ambwa ariko wa mwana we umwana uba mu buzima budasenga n'ibibazo wikoreye uhora wivuza utazi ibyo ari byo ngo no tujya gusenga ni yewe ntaho njya. Urabizi ndagukunda uri mama wanjye yangiraga inama kamba hafi pe akangira inama zishoboka. Hari nubwo navugaga nindananiwe nkajya kwiryamirayo.
ndamubwana ndagukunda reka nguherekeze ngugeze Kicukiro santere ariko ntago ndi bugeyo. Mwabapfaga niboyi heza niboyi hariya hafi ya Kotrako hariya hafi hariya. Okay, hafi ya Sosoma Rainbow iri gutyo iruhande rwaho niho nakoraga. Turazamuka ndamuherekeza nurumva ni hano hafi. Ndamuherekeza tugeze Kicukiro santere ni mama agiye gukomeza rero ujye gusenga. Jewe ntago ngenda. Turagenda arambwira ati mbabarira ngwino wisigarire hanze. Ati wowe ngwino uze ubirebe gusa. Arankurura arangije angeza hehe muri cya cyumba hehe kuri Eglise Evangelique des Amis. Hanyuma rero hari abantu bari bafite umwuka w'Imana kera. Hari abantu basengaga bakabana n'Imana. Ureka ibingibi ubungubu dupaca Imana yanambwiye ngo nabanyamasengesho ibona yaratugaye. Noneho nahasanze umumama munini ndamusuhuje munini. Noneho uwo mumama munini agira gutya urumva uwo warunjyanye yasigaranye n'umuntu hanze kumbi nge sinkamenye ko hari banyura ku gikarabiro bakatura nge ntabyo nzi. We yarambwiye ngo genda winjirira sigara ahagararanye n'umuntu aho hanze sinzi ibyo barimo. Ngere mu muryango w'icyumba cy'amasengesho umumama zari kugenda tarukama abadamu kuntu barambije n'abagabo barimo bari gusenga azari kuvuga ibirimi by'ibisharabanga ahita ntsakira ansubiza hanze nabivuze ngo abarokore baransora n'agapantaro kanje nsanzwe najya agasengereza n'agasengeri nyine nta kintu shyizeho nta kindi sinasubiye mu nzu njyanya nkurura gutyo. Noneho wa mama aranjyana inyuma ahantu muri jaride nga wa mwana we ufite agahinda karenze utundi duhinda avuka mu karere ka Muhanga. Wa mwana we abadogiteri bamaze igihe bakuvura mu nda ariko mu nda yawe nta kintu babonye ngo Imana waje imbere rero uri gukururuka ngo ndabona waje bagukurura ngo kuko uko wazaga niko Imana yari irimo kumpa amakuru yawe n'imyenda wambaye n'iki nuko angije arambwira ngo rero Imana waje imbere ukururuka udashaka kuza irambwiye ngo gukije mu nkareba inyuma ngo ndebe ijwi ry'abari riri kumuvugisha Imana ari kuvuga ahantu iri nkayibura. Harakomeza arambwira n'ibindi byinshi Imana igukijije mu nda Imana izagukoresha ibintu byinshi arambwira bifatuko. Angije arambwira ngo kandi hita utaha kuko abantu mu bana nibo bagiye kukugirira umumaro mu kimenyetso kigiye gukurikira. Ikimenyetso cy'uko Imana igukijije ni cyiza mu minsi 3 ndi kubona uzajye kwa muganga ntuzaze kunshaka. Yahise anyirukana ndataha. Ngeze ku kazi iminota ingahe babandi kumbi bavuye Dubai baje ariko basanga ndi mu rugo nyine meze nk'umuntu utavuye aho ngaho. Noneho ubwo iminsi 2 ishize mu nda hatangira kundya bisanzwe. Mu nda haranja biriyongera mu nda haranja reka nkubwire ibise bijya bindya ariko nago mu nda haranja nk'ukuntu wowe inshuro byakuriye icyo gihe byarandiye ndaribwa kandi uko mu nda hari kundya indiri gukura hanyuma ku munsi wa 3 saa 8 z'ijoro nibwo babyutse ndi gukamba ngiye nko gupfa mamagara umuzamu bampamagarire arabambyukiriza baraza bankira mu modoka banjyana hano haruguru Kicukiro centre de santé. Bambonye bati yasanzwe anyuraha ajya kwivuza afite mu nda 0 kandi nejo bundi none agarutse afite inda nkuru. Ese iyi nda iri kuvamo ese iyi nda bimeze barakayakaya bakajya gushaka ibise wapi barareba niba ndi kuva wapi babura ikintu bamambirance inyirukanka na hehe Masaka ubwo nibwo ari gifungura ngera y'abashinwa barakayakaya barabura bamaze guheba. Noneho nibwo nabo bahise banyohereza hehe Kanombe. Ngeze Kanombe wa mudogiteri uri muri babandi b'inzobere urumva nonaho bangezaga mu cyumba bari kunyita ibitanda nkabisunika ibintu byose nkabihubanganya kubera iki umubabaro nkaca munsi y'igitanda nkahinguka mu kindi ndi gukururuka kubera uburibwe. Noneho nibwo ubwo I Kanombe
wa mudogiteri w'umuzungu bambonye barumirwa ese indivuye he amezi 2 ko aheruka hano ari umukobwa afite mu nda ze indivuye bankire muri ecography umuzungu ibyuya biramanuka Jesus Christ avuga ngo umwana w'umukobwa afite ikintu mu nda ye kuva aho mbereye dogiteri ntabwo ndakibona banyihutana kwiseta ubwo unyambika sonde unyikiramo serumu byose abaganga bari bandiho bageze kuri 6 wandika ugira gute abantu banzanye baransinyira nuko baragenda bakinteruramo bagishira ku kintu kimeze nk'igisahano kuntu bagihagarikaho barahamagarana icyo igiseke se cyane nyine cy'igiseke urabona ni forme y'ikinyama ariko giteretse nk'iki nk'agaseke nk'igiseke nyine ukuntu gihagarara n'indiba yacyo n'umutemeri n'akagozi ko hejuru kuvuga ngo kakanyama nyine kari wari utwite icyo giseke iyo myaka yose y'ubuzima bwawe kandi ntago cyagaragaraga ari nacyo cyakubuzaga kujya mu mihango kugeza ku myaka 21 nari nkitwite cyanganaga gute zo santimetero 16 kirenda kungana n'umwana rero cyari kinini ako kanya bahita bavuga haraboneka ubushobozi turagomba kugitransfera Faisal kigakorerwaho ubushakashatsi bakanamenya nimba kitazamutera kanseri aho cyavuye bati nta kibazo amafaranga arahari burya Imana ifite uko nijya gukemura none se reka nzazerera urabona nyine waranabyaye se ko byara umuntu no kubyara igiseke ko bimeze igiseke barakibyara naho se bakubaga nk'ababaga umuntu ngo rutwite ugiye kubyara umwana barambaze none se cyakiri mu barambaze ni naho haje kumviramo kujya mbyarambazwe nyine inzira umwana acamo nayo nacyo cyaciyemo cyangwa inzu umwana abamo mu nda nacyo niho cyari kiri niba cyari munsi niba cyari he icyo ngewe nagombaga kumenya nuko nkira nyize icyari mu nda yanjye ariko sinasobanuje niba cyari muri nyababye niba cyari inyuma niba cyari sinza aho cyari cyatura kuko amara ntiyakemera ko baturana baramara na yariyenza barakubazere gutana bakinkuramo ndi umukobwa nyine ntabwo nyoko ja kuvuga gatura wasamanye ryari kugira ngo twari nanda kandi iyo mico batari bayinziho nkubwira ngo nakuze nitinyira sida gusobanura ahantu ukuntu twite rero byo biroroshye none se kwinda yaje ako kanya nabo bayireba inda yaje bayireba bavuye Dubai ntandi ufite nyuma y'iminsi 2-3 uhora byaje nyine ko mu nda ndi gutaka nkakora utuntu duke nshoboye ariko mu nda haranja ko ndi gutaka nyine mu nda harakura nese kuko inda yarabyimbye nk'iyo umugore utwite inda yarabyimbye kandi narageze kwa muganga indiri hano nk'amezi 9-8 gutyo ugiye kuvuka bati rero icyo byaye watakisaga kimwe barahamagarana bamara bibifu baraza barabireba barakigaragura bahita bacyohereza Faisal bababwira iki se Faisal rezilita zaje nyuma y'amezi 2 naratashye mamagarwa na dogiteri naramamagara arambwira aho konsole uraho amakuru ni meza regre zaraje ntizaraje nyuma zatangiye kuza zahise ziza ukwezi kumwe zahise ziza ahanga tujye ushima Imana rero ni kumbwira gushima Imana sinzi iyo biva niyo bigana reka none uzi ngo nafatiye aho ndakizwa nyine nabifashe nk'ibintu biri normali biraho nyine nkiri kuru iyo ngiyo ntaramenya Imana birarangira none ariko nkaba nari mfite umubabaro wuko hari umuhungu hari umusore yari yarangurishije ibishyingiranwa ambwira ati ndagukunda yaranyeretse ni wabe pfiriya za Murinja ubunyuze ku Gasoro noneho ni wabo bankunda mbese dutegura kuzabana kandi baranafashe n'irembo byose noneho wa mutekinisi wabikoza ngira inama ambwira ati kuri ikirofa ubizi kutazigera ubyara wa muntu wakuroze wabikoze umuntu wakuroze se we wari umuzi nukuvuga ngo we urumva jewe amakuru magari cyangwa yagutse nayamenye neza amaze kwinjira
mu gusenga. Nibwo nagiye nayamenya neza, ariko duke urumva nkurikije ibintu abantu bambwiraga nta mukobwa ugeze iki gihe nta mihango, ntabwo ariko jye nigeze kubona, urumva nari narigeze kuyibonaho rimwe ndi Muhanga nagiye gusura karumuna kanjye kabaga hehe iwe, noneho ngira ngo ni igiti cyanyishe kwa masenge, igiti cyangira ngo ni igiti cyanyishe ngo nyogosenge yishe nyoko nawe arankurikirana kubera ko yaraza amakuru. Hari n'ibindi amahembe yaragiye kunyica ndi hari Rusatira baramvuza, najyaga mbona inzoka aho ndyamye, ibintu byinshi biteye ubwoba ndi Rusatira. Rusatira se Nyanza? Aho ngaho hariya nyine Nyanza nabaye aho najyaga ntemera nk'umutumba. Nigeze gushaka kuhagwa aho icyo gihe urumva bazana umuvuzi aravuga ngo ni masenge ngo ni umupfumu nyine. Hano umupfumu nta muvuzi witwaga Alex wo mu Ruhango niwe bazanye arambura amahembe akumereye nabi. Amahembe amereye nabi ari ibintu biri kunshigisha nyine ukajyaho ni nk'icyuma barimo bakoresha mu nyama mu nda bakagira gute bagakebagura, nk'uko wafata se ukuntu bakoroga nk'ifu y'igikoma bareba ukuntu basya inyama zo mu isambusa, ukuntu basya nyine za nyama zo mu isambusa. Bumva ariko bakavuga ngo ni amahembe, nkavuga se amahembe yaje mu kirere nyareba nyine, nabyo urumva muri bwa bujiji simenye ibyo ari byo, ariko amahembe akagukoroga arambura ndakira. Yarankorogaga noneho nkaza kumera nkaho nabaye nk'ugwa muri koma, ku buryo nunyicaye iruhande ntamumenya, nkajya mbona inzoka ahubwo zirimo kunzenguruka. Zikubwiye ushaka wige zanshakaga ikize ko zitavugaga, nabonaga zizenguruka nkiterera hejuru n'inzoka zirashaka kundya, kavuga ati se ko nazo tubona. Rero ubwo ugiye kumugisha inama rero, noneho rero urumva we niwe wambwiye, we niwe wamamagara mbwa tuze tuganire ndakinda njyayo, ariko urumva ngiye mugisha inama nari mbonye regre ndamwire niba ari umusima ari mu gikono nyishe, urumva naye nagiye gusura muri umunange nkiba ibutare. Noneho arangije arambwira uko bigenda nyere kuko nitegura nabyongeye kugaruka. Ngo umukobwa ashaka kujya mu mihango bwa mbere bagataho muroga bikaba ntibyongere kugaruka. Babaho rwose. Nusi yakoze ibiki byatumye hari nabo baroga kuva burundu agahora ava. Ariko inosiye mana uzaza udutware twigenda banyabyaha mwihane tutahe, hanyuma namwe munkurikiye mubwira abandi banyabyaha hirya no hino bihane izaza twayitore. Kandi nibatihana Imana imaze iminsi mbwira ngo mbwira abarozi ko iyo yitegereje mu nama aho kwa Sekibi kwa Satani bateranye, Satani nawe arakariye abantu yahaye misiyo yo kwica abandi, none bakaba batarabigezeho bitewe nuko babaroga bagasenga, basenga bwa burozi babateze cyangwa baboherereje ntibubice. Satani rero arabarakariye nabaje kubaha ibiboko kuko misiyo yabahaye ntibayigezeho. Hari nabo yahaye misiyo yo gusenya umurimo w'Imana burundu ngo urambarare gusenga rwose byibagirane, hariho ababigerageje ntibabigezeho, abo nabo Satani nawe aje kugira gute, aje guhemba babivemo bakizwe. Hanyuma rero icyo gihe nyogosenge yakoze iki kwanga gutwarira imihango? Ntamenya ari iki se nyine, urumva ko ari icyo giseye. None se we yaranyeretse uko bitegura mu tuntu tw'udutambaro nibyo bakoreshaga kera. Ibindi yakoze nge ntago mbizi. Ubwo se icyo gihe wari ufite imyaka ingahe? Nari mfite imyaka 14 kuko nari narageze Butare nkumbura abo tuva indimwe mbasaba uruhushya bamamatike nza kubasura, nza no gusura nyogokuru. Hanyuma maze uri hafi kurongorwa nabwo umugisha. Rero icyo gihe urumva nibwo yambwiye ati uriya musore ko ari uwepfiriya biki n'ibiki, se ko numvise ngo ni inshike nta muryango agira, kandi ukaba bizi kutazabyara, wamubwije ukuri kutazabyara akakuvuza ko afite n'ubushobozi. Hanyuma rero Mungu namwicaje hari hano hahoze kioske bita Reruya,
nawe ndashobora kunkurikirana ndamusuhuje tubizeranyeho tujya dukubitana ubwo ni umu ex wawe yasi umu ex tujya dukubitana gutyo nyine narakijijwe nta n'ibindi birebire twari twaragiyemo umuntu mwakundanye imbere gutyo nyine noneho rero arangije ndamubwira nashakaga ko twicarana sheri rero nkakubwira amakuru uko bimeze twicara kuri Areruya ndamugurira ku mafaranga yanjye turasangira noneho mubwira ukuri burya mbona nivuza ntabwo ari igifu namubwaga ko ari igifu ntabwo ari igifu ahubwo jyewe nta regre ngira bambwa ukuntu ngukunda konso sinakureka niyo byagenda gute sinakureka ati rwose tuzabana Imana uko yabigenye izaduha abana kandi uzakomeza univuza ariko twabanye nta kibazo twasibye gatoya gusa gutandukana niboye yose kuyimanura kugeza muri Sahara baraye bamenye ko ndi ingumba nazabyara uracyarahamagara arambwira ngo rero ngo kubana n'umukobwa utazabyara ntibyashoboka n'iwacu babyanze nubwo bagukundaga ngo ubu inkwano nari kugukwa 400 mvuye kuyagura ikibanza kuri Deciveri Ikinyinya atuye mu marembo ya ADPR hafi aho rwose atuye Kinyinya hanyuma rero ariko twaje kuzahurira kuri KSB mu mujyi ngiye kubikura yanjye mpetse uruhinja wakira umusore karabaye none se urumva yarambenze kubera yuko utabyara ntazabyara noneho rero amaze kubona cya kintu bagikuye mu nda yanjye aragaruka hoya ahubwo hari abandi babaga banyirukankaho nkababenga kubera we noneho rero haje undi nawe ufite ikindi cyiciro cy'ubuhamya burebure bukomeye haje undi musore mwiza muremure w'urwego ariko hari n'abandi bahari abo mpimba ba Rujigo abo mpimba ba Majimbiri abo mpimba ba Twinyo mbese nyine umwe wese uko areshya gafupi uzishyano nabonye ejo nagiye kwiyogoshisha muri salo umukobwa umwe ariko nakarara ukuntu telefone iramuhamagara ahita avuga ngo ninde uri kujugunya amayinite ye no abakobwa rero bahita biyamira ko baramuzi afite ukuntu nyine nakarara ukuntu itamuga ntiburya hari umuntu ushobora guhamagara agahita avuga ngo uri kujugunya amayinite none nawe ubwo muri telefone afite Majimbiri kuko n'abamaji bamushiko bande Imana igibo urumva nohese reka tuvugishe ukuri nta muhungu hari ntekereza ko akandika izina ry'umukobwa gutyo nyine buryo kwanze nta bahungu bajya batendeka nabo baratendeka batendeka byaba biterwa wenda n'ubwiza bwinshi bw'abakobwa byabananiye guhitamo ariko abakobwa bo n'umva ibibazo bya Majigo byago rero abo ari mu musore w'umunyagisenyi ujirire amenyo akamenya gucuruza rumva hanyuzemo byinshi byaje kurangira akazi nkavuyemo nkorera mu mujyi nkatakwa mukuru wanjye Kimisagara ariko bakaba barokore mujye mujya mu barokore banyu sinshobora kwinjira he mu nsengero z'abarokore nubwo se nubwo Imana nubwo ngubwo nyine ibyo kuvuga ngo Imana yaranyijije sibyo nari mbizi se nari mbyitayo icy'ingenzi nuko abarokore ari abagome bivuze ngo atari Yesu wamagara nyogosenge akomeje kukubera inshuti kandi uziko yishe papa na mama none se urumva iyo ari wo muryango ufite niho ibirori byawe bigomba guhagurukira nta kindi cyera kirabura nari gukora hanyuma rero urumva yarangiriye inama nziza kumbi yarazi kiri buvemo musore nyine ahita bivamo ariko ubwo ntiyari uwanjye aragenda noneho rero ibishyingiranwa mitangira n'umujinya ndabiterura mbishingiza mama wacu wa Bucura yaragiye gushyingirwa za Kanyarira ndabimushyira ibitenge amakuvureri mari kibyombi byiza byose naguze ndabimushingiza mbivamo yari umurokore ariko ariko urumva nari nyifite icyo kintu yari umurokore
yari umurokore uwo mama wacu yari umurokore mwiza rwose. Abarakore beza mujye musenga hano abakobwa bazajya babazanira ibirongoranwa baravuze buriya barasanga Imana amwereka ati wowe komeza ubukwe ibirongoranwa nabiguze none amasuka makuvure byiza rwose ko iraryoshye urajyaga umubwira uzamumpamagara umubwira wampaye ubuhanya bw'ibishyingiranwa byanjye Imana we komeza umushinga byose ntabiteguye. Noneho rero urumva birarangiye nibwo bamaze kunkuramo icyo giseke. Noneho rero dogiteri arambwira ati abadogiteri ba Faisal b'inzobere baravuze ngo uzibyarire abanyarwanda n'abagome, nta kanseri ufite, nta niyo kizagutera, kandi bakoze ubushakashatsi ntibamenye icyo ari cyo. Noneho rero muri babandi nyine barusha imbere banjye harimo umwe nyine urumva yarageje kwiyumvamo yansura kwa mukuru wanjye akavuga ati uyu musore mbona ari maringaringa yifashe gutya, ipantaro y'umukunjo nyine, inkweto ihanaguye neza kandi ahora ari smart, ahumura neza, mbese uyu nguyu niwe nkeneye. Hanyuma rero aba bashiririye amenyo n'abagize gute bagafupi n'abandi bose mu bandinde. Nyuma mukuru wanjye akambwira ati ko mbona nkuriya musore uriya wa Kicukiro ujuza kugusura akazana imbuto yacaga Nyabugogo, utamero n'imyembe, ibiki byose akarundumura n'ibinyomoro, aje kunsura aje gutereta. Mukuru wanjye akamwemera, akemera n'uwo nguwo wundi ashiririye amenyo, yarazi gucuruza insambaza cyane, azi gucuruza akajya muri Kongo, azi gushaka amafaranga, ikindi ari na teacher. Noneho rero reka mukuru wanjye nkavugaho wese ko washatse umugabo muremure, kubera iki ngiye wumva ko najya gushaka umugabo tuzajya tugenda musumba kandi nanjye ndi igice kandi ntibishoboka. Ngo rero reka nkubwe ngo uramaringaringa mbona ngo mukene ngo ntago yashobora kujya mu kiyede ngo agutunge. Rero urumva byaje kurangira ngiye nyine gushaka ntiriwe mukuru wanjye bijyamo cyangwa ngo haze mu bukwe n'iki, cyane ko umuhungu wabaga nereta ari maringaringa nta nicyo yibereyeho nkora, ariko nyine tuza kubana. Ariko nta kindi cyatumye nirukanka kumushaka, abaze gutereta bene abo uza amagambo y'umutoma bagira nta kindi bakije gukora no kwirirwa curi imitoma. Noneho rero urumva ndirukanka kumushaka, ariko nanone ntabwo ari urundi rukundo nari mfite. Naribazaga ngo kubera ko wa wundi yambenze yuko ntazabyara n'ubundi ubanza ntazabyara, kamfe kujyayo ndebe nindamuka nasamye ubwo nzavayo nze nibera isongi, ubuzima nyine buraho budashaka umugabo, nta mpamvu yo kubabazwa n'urushako kandi ntazabyara, ubwo nzita kuri barumuna banjye fini birangire. Ugezeyo baguteye inda? Ngezeyo rero ndasama ndatwita uturugonoro. Uturugonoro se buri ugira ngo igice cya mbere gishobora kugera igihe nakirijwe. Nibuze tugera aho wakirijwe tuzabona dusobokurira ko ari birebire Pamfi, ubu turagerayo Pamfi ntabwo twagerayo, igihe nakirijwe ntidushobora kuhagera, deja n'igice cya kabiri gishobora kutahagera. nyine ntwageze mu rugo ntibyarangiye. Wageze mu rugo nageze mu rugo se nahise nkizwa, nageze mu rugo nyine nsanga nishakiye ibandi karabaye. Ni gute ibandi ku rwego rw'igihugu rizwi? Ibandi igisambo, umujura nyine. Oyesha umujura kandi wiba n'ibyo yibye akabinywera gusa. Wiba bya bindi byo kwiba byo mu mwuga. Hanyuma rero uburyo dushobora kuvugana no telefone mu kanya ngasanga ntihari. Bose yaranjyanye no mu bubandi ariko burya kare kabaye uko n'ubundi wamya ibandi korana na nyirarume garamufite muremure gutyo bakorana ibintu byinshi kandi bajya no mu miti ya Tanzania ngo Kigoma, naho hazingiyemo ibindi nabyo nahuye nabyo ku rwego rwo gutamba umwana yabyaye. Oya buretse reka tuzasubukurire kuri urwo rushako wijyanyemo.
iyo urwo rushako reka nijyanye nkureke usenge hanyuma witahira amahoro. Ikindi gice tuzasohokura umaze kumenya ko watwise. Hanyuma dusoze aka gace twibutsa abantu ibyaha byose waba urimo uyu munsi wa none. Ushobora no kudukurikira wasinze rwose, ukagukurikira ikiganiro wasinze wamenetse. Yesu yakubabarira. Yesu arababarira. Ushobora kuba warakoze ibyaha byinshi bimwe batashyira mu mufuka ngo umuntu abyikorere. Ubihaye Yesu yabitwara ugasigara wera uri vierge ku byaha. Icyo nkundira Yesu yakubabarira ibyaha nta nubwo azabigucyurira nyuma y'igihe. Nukuri ntagira inzira. Ariko ushobora kuba warakijijwe umaze imyaka myinshi akaha gato kakurimbura. Yesu ntashaka abagerageza, ashaka abatunganye. Yego. Mwa bakobwa mwe namwe basore mujya gushaka, ni byiza kugira umuranga. Umuranga wa mbere ni ababyeyi bawe n'inshuti zawe za bugufi. Iyo ujya kumvira mukuru wawe ntabwo marengarenga barakukoreye ibyo. Cyane. Abantu bataragira mu rugo ntabwo bazi urugo icyo ari cyo. Ntabwo baruzi. Ni nayo mpamvu sinzigera nemera rwose abantu ingo zananiye ko bagira abandi bantu inama. Kandi abantu batigeze bashaka ntabwo bakugira inama. Ni amateori. Ntibishoboka. Ni amateori rwose. Niba unkurikiye ukaba ufite umupasiteri w'umudivorce ufite undi mugore cyangwa undi mugabo cyari cyo cyose, usibye ko nyine si umukozi w'Imana uko afata ako kazina gusa. Ntuzigere umugisha inama kuko azakugira inama hawe na Satani. Yitfuye ko Imana we ntayo afite, kuko itaratumye abasha kurinda urugo rwe ntayo azakugira yakurindira urugo. Reka. Kabiri, ni byiza kumvira abakuru kuko barakuje experience nini mu rushako. Yego, maze kubona mu myaka mike yamaze mu rushako, ngenda mbona ibintu abantu bambwiye bakuru tangira ibintu byo kujya kubaka. Kambwira ati urugo barumeze gutya na gutya kandi isangano ukuri. Nukuri. Ikiruta ibintu byose urugo n'umushinga w'Imana. Igihe cyose wishingiye ntuzigire uhamagara Imana mu rugo rwawe ko ntizaza. Kereka ni wihane. Sinakure kubona Imana power abundi ukadusengera ukagira inama urubyiruko ukadusoreza. Inama ya mbere ngira urubyiruko nuko bagomba gusenga mbere batari basengera. Cyo si ijambo ryiza se? Basenge mbere batarasengera. Igice cya kabiri nzababwira uko nasengereye. Hanyuma ndashaka guhumuriza abantu bari mu bibazo bikomeye, babona yuko nta nzira, babona ko wagira ngo hari Imana bibaza ko yabibagiwe. Ntabwo yabibagiwe. Imana yacu iracyakora kandi amaboko yayo ni magari. Kandi ikindi nababwira nuko ifunguro ry'Imana riza ku mugoroba. Tugasubiremo. Ifunguro ry'Imana, ifunguro rya Nyagasani riza ku mugoroba. Hahandi umufunguzi yiriwe ku muhanda ari gufunguza akibwira ngo ntacyo nkibonye ubu ngiye kuburara. Akirengagiza ko mw'ijoro aribwo hanyura abafite menshi biriwe bayakorera. Mwami Imana abaha umugisha. Imana nziza, Imana ishobora byose, Imana yabanye natwe, Imana itabara, turagushimye. Turakunezererewe, waturinze wabanye natwe, uburinzi bwawe bwahabaye, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Mwami Imana, ntabwo naje ari jyewe, naje ari wowe muri jyewe. Kandi ni ukugira ngo ibyo unyuza muri jyewe cyangwa ibyo ngeza ku bana bawe bagukurikiye bigira aho bibakura, bigire naho bibageza, bigira aho bivana abakobwa bakirangaye nk'uko nari ndangaye, bigire naho bibageza.
kandi naje kubwira ab'imitima ibabaye, ababonaga nta nzira, ababonaga bibakomereye, ababonaga cyamunara azabagezeho, nabo Mwami Imana naje kubabwira yuko uri Imana yishyura amadeni, kandi uri Imana imara umubabaro, kandi uri Imana itabara. Nyemerera rero ubu butumwa buherekeze, kandi buri muntu wese uzabwumva buzagira aho bumukura bugire naho bumushyitsa. Kandi cyambere duharanira nuko umugeni wawe Rata Kristo azakugeraho yejejwe, uzamwishyira yejejwe adafite ikizinga na hato, cyane ko abanduye imitima batazagera mu bwami bwawe, abibone batazabona ubwami bwawe, abasambanyi nuko, abakora ibibi n'ibisa nabyo ntabwo bazigera bagera mu bwami bwawe. Kandi Rata Nyiringabo warambwiye ngo uje guhemba no guhana, niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo Rata muri benshi bagiye kudukurikira hazabonekemo abahinduka, kugira ngo basiganirwe bya bihembo uzaduha ari byo bugingo buhoraho. Urakoze Mwami Imana, tanga umugisha buri muntu wese ugiye kuzakurikira iki kiganiro, uzanyumva wese azagira ihumure, abababaye ubagirire neza, abarwayi bakize, umurimo wawe wagure, igihugu cyacu kizengurutse amahoro n'umutekano, kuko roho nzima itura mu mubiri muzima. Urakoze, umugisha beure, kandi Mwami Imana nabo ukomeze kubagurira imbago, Mwuka Wera akomeze kubana natwe twese hamwe, kandi aba ari we uzashoboza abazumva iki kiganiro kukumva ndetse no kukumvira. Ni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti mbisabye nizeye, amen.